Haleluya, shalom shalom, Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese aho Yesu agira ubuntu, mbahaye ikaze na karibu ku Wano TV. Ikaze cyane uwo ugeze kuri iyi cano bwa mbere, nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana, Imana agira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Ikaze cyane mwene data. Reka tujye imbere y'Imana dusenge, ubundi nze mbabwire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, uri Imana nziza, uri Imana y'ibihe byose, uri kwiringirwa no kwizerwa, mu byitwa Imana nta kubanjije nta nizaguheruka. Niyo mpamvu nciye bugufi cyane imbere yawe, nsutse umutima wanjye imbere nk'amazi, kugira ngo ubanze unyuhagire, unyeze untunganye, amaraso yawe nkuru gukiranirwa kwanjye kose, inzandiko zose Satani yandegeshaga muri aya masaha, zicara kurestabwe mu nyanja yo kwibagirana, kuko utambare nta wambabara, utanyuhagiye nta wanyuhagira. Niko nsengeye mwene data ugiye kumva rino jambo, Uwiteka nawe umweze umutunganye mu maraso ya Yesu Kristo, kuko iyo tubonye amaraso twita abakiranutsi, ntago dukiranuka kubw'imirimo myiza dukora, ahubwo dukiranuka kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe Kristo. Ngwino uganze mu hano data wera, aho ugiye kuvuga ijambo ryawe. Mana, iri jambo ntirunyure mu gutwi ngo rihingukire mu kundi, ahubwo ritubere urwego n'impamba bizatugeza iwawe mu ijuru. Ndasaba umwuka wera ngo azabane nanjye, ntaba ari njye uvuga, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Haleluya. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, Imana yashyize ku mutima wanjye, rigaragara muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 20. Umutwe w'ijambo navuze ngo mu bibaho byose dushima Imana. Haleluya. Uyu mugabo witwa Yobu yahuye n'ibi byago bikomeye cyane, ariko byari byaturutse kuri dialogue Imana yakoranye na Satani. Niko ijambo ry'Imana ryanditse, sibyo mpimbye. Imana yabajije Satani iti, Satani wabonye umugaragu wanjye, uvuye Satani? Satani ati, mvuye kuzerera. Haleluya. Imana ishimwe. Bwa mbere soma rino jambo nahise niga ku kintu cyitwa kuzerera. Kera tukiri abana, ababyeyi bacu bajyaga badukubitira kuzerera rimwe na rimwe. Iyo wagendaga bagutumye ukajya kure, ukikinira agapira, ugakora iki, warazaga ukazikubitwa ko wazerereye. None nsomye rino jambo ndavuga ni irarora kuba inzererezi. Muri no minsi inzererezi zireze, uwo ni umwuka wa Satani, umwuka wo kujarajara, umwuka wo kuzerera, umwuka wo kutagira icyerekezo, uwo mwuka usaba Imana ugukureho, kuko ni umwuka wa Satani. Imana ibajije Satani, se Satani uvuye? Ngo nagiye kuzerera mu isi waremye. Ajya kuzerera. Nawe rero wowe uzerera, wanzerereziwe, witwa umurokore ukaba uri inzererezi, witwa umwana w'Imana ukaba uri inzererezi. Kubwira Imana igukure uwo mwuka w'uruzerero mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho reka dusome. Noneho Imana ibwira Satani ati, wabonye umugaragu wanjye witwa Yobu, ngo wambuzwa n'iki? Wabuzwa n'iki ko wamuhaye byose? Wamuhaye umugore, wamuhaye abana, wamuhaye inka, wamuhaye gutunga no gutunganirwa. Imana ibwira Satani iti, ngaho genda ubikoreho. Satani nawe aragenda yiva inyuma, aragenda abikoraho. Nahangaha tujye gusoma. Byashoboka ko nawe mu kwizera Imana, mu kwiringira Imana, ibigeragezo urimo gucamo, Imana yemeye kubicamo, ariko reka kwivovota muri ibyo bigeragezo. Amen. Haleluya. Naje kukubwira ngo mu bibaho byose dushima Imana, ibyo uri gucamo byose ushima Imana, umere nka Yobu. Reka tuhasome, iminota irimo iragenda. Imana ishimwe. Tujye gusoma Yobu igice cya 20. Nuko umutwe w'ijambo uravuga ngo Yobu ntiyabyinubira, akomeza gushima Imana. Umurongo wa 20. Maze Yobu aherako arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza, yikubita hasi, asenga ati, yari amaze kubwirwa inkuru y'ibibi y'ibyari bimubayeho, ko abana be bose bapfuye, ko imikumbi yo igiye, ibintu byose, bizinesi hariho asigaye. Yobu yarasigaranye we n'umugore gusa. Yobu nta kindi kintu yakoze, ntabwo yabwiye n'abo muntu, nta nubwo yarize, ahubwo ngo yashishimuye umwambaro we, arimyoza,
arimoza, arangije arapfukama arasenga agira ati: navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Haleluya! Ntabwo byoroshye kumva inkuru y'inshamugongo ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku rubyaro wari warakuye mu ruciryo rwawe, muri bizinesi zawe, ku bintu byose mu kanya nk'ako guhumbya byavaho ukahita upfuka ugashima Imana icyubahiro, bavuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, Uwiteka niwe wabimpaye. Haleluya! Yarahaye yasinze Satani icy'umutwe. Tugaruke kuri twebwe ubuzima bwacu busanzwe. Bene data bakundwa, nshuti zanjye, nanjye ndimo, twiga gushima Imana twishimye, turi mu buzima bwiza, twabonye urubyaro, twabonye diplome, twabonye promotion, twarangije, abana bacu batsinze, abana bacu babambitse ngede, abana bacu batuzaniye bakwe n'abakazana, ubukwe bwabaye, bwatashye, babyaye. Twiga gushima Imana no mu gihe kigaragara ko kidakwiriye gushimwa, twapfushije, twagize ibyago, twabuze amafaranga, ikintu cyose twigemo gushima Imana, kuko Imana yacu ni fidèle. Imana itujyana mu kigeragezo ibona ko tuzabasha gushobora. Imana ibonye ko icyo kigeragezo utagishoboye, n'ukuri icyo gikombe ntiyakikwemerera ngo ukinywereho. Imana ishimwe. Ahangaha Satani ntabwo yanyuzwe gusa. Satani yabonye Yobu amaze kuzamura amaboko ari gushima Imana, aho Imana icyubahiro ko yariyo yabimuhaye nayo yabyishubije. Yobu yarasinze Satani cy'umutwe, yari amaze kumwereka ko yanambiye ku Mana, yamaramaje ku Mana. Mwene data, ubu wowe wari uri hehe? Ibibazo uri gucamo, ushobora kuba uri umushomeri, ushobora kuba wagize ibyago, ushobora kuba wavorse uyu mwanya, ushobora kuba bakubenza, ikintu cyose wabyukiyemo kiri negatifu. Ese wacyitwayemo gute? Ese ibyiza uri gucamo wimera ko ari Imana yemeye iyo ntambwe uyitera, cyangwa uzi ko ari ubwenge bwawe, ari ubumenyi wakuye mu ishuri bikugejeje aho hantu? Ndagusaba ngo ibintu byose ugezeho ujye ushima Imana. Ushima Imana ubyutse, ushima Imana ugenda. Hari abantu baryama ari bazima bakabyuka bapfuye, hari abantu baryama ari bazima bakabyuka bageze muri koma. Hari umuntu nk'ubu ndi kuvuga uba umeze gutya agahita agira ikibazo cya stroke, haleluya, agahita aba pararize cyangwa agahita apfa. Kuba turiho ni kubw'ubuntu bw'Imana. Twiga gushima Imana, tuve mu mashari, tuve muri munyange, tuve muri bya bindi byose bidutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Wowe uri kunyura mu bikomeye, wowe uri kunyura mu byago, wowe uri kunyura mu kaga, wiva ku Imana, namba ku Uwiteka. Twahungira hehe? Ni mu Mana gusa. Ngwino kuri Yesu, ngwino umushime. Utamushimisha akanwa mu mutima ari ukuyigutuka Imana, atari ukuyivovotera. Abantu benshi birirwaga ngo wayimi, kubera iki njyewe Mana, kubera iki wangize imfubyi, kubera iki watumye gutya, kubera iki watumye imera gutya, kubera iki watumye papa na mama no, shima Imana. Nyuma y'ishimwe uzabona icyari nyuma y'ikigeragezo, nyuma y'ibyo byago, nyuma y'ayo makuba, nyuma y'uko gutabwa, nyuma y'ubwo bushomeri, nyuma yo guhagurukirwa abantu bose bakakuvuga. Hari igihe Satani aguhagurukiriza igikundi cyo kukwangisha abandi. Wibihanga amaso, wowe jyama amasengesho, funga, ambara fime, sa umwuka wari gusiga amavuta ku maso, ubona ibyo abandi batabona. Ushima Imana. Bashobora kuba bahagaze ku munara bategereje kureba kuzaseba, bategereje kureba divorce, bategereje kureba hagarara ushima Imana. Yatumye uvuka ugakura ukaba rugeze kuri ibyo utangiye kubura. Imana izagushumbusha n'iby'inzige zariye. Imana izakubera Imana. Hamagara Imana numara kwishima. Nukuri byashoboka ko wagera nka Yobu, ariko itaratumye Yobu apfa.
ikamushumbusha kabiri ibyo yari afite. Iyo niyo Mana nzakore, iyo niyo Mana itumva amabwire, utumva amagambo, iyo niyo Mana ikiza abarwaye, iyo niyo Mana izura abapfuye, iyo niyo Mana ikiza kansa, ikiza sida, ikiza diyabete, iyo niyo Mana yishyura amadeni, ikiza urubwa, iyo niyo Mana ikura ku cyavu ikicanya n'ibikomangoma, iyo niyo Mana na nyuma ya zeri irakora, nyuma y'impapuro z'abana b'abantu baba basinye Imana isinya izindi nshyashya. Nta kure habaho Imana itakura umuntu. Iyo agiriye neza Yobu nawe yakugirira neza. Twige gushima mu byiza, twige gushima mu bibi, twige gushima mu marira, twige gushima mu miborogo, twige gushima. Haleluya. Badukunda badukomera amashyi bataratumenya, dushima Imana kuko Imana ni fidèle. Imana igira neza, Imana ishobora byose, Imana ihindura amateka. Imana ni Imana yacu bwite, Imana ni Imana yacu itugira neza, ni Imana itabura kuboneka, ni Imana itabura guseruka. Haguruka ushime mwene data. Wivuga ngo Imana igihe yambwiriye amasezerano sinyabona, amatangazo yabaye menshi. Reka kumva amatangazo y'umwana w'umuntu utaracebwe. Umva iki ijambo ry'Imana rikubwira, umva iki ijuru yakuvuzeho. Iyo ikoze biriye no kubikora izabikora. Sigaho, haleluya, sigaho, 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 sigaho. Ngaho reka dusenge. Imana nziza, Imana igira neza, Imana data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Akanya kabaye gatoya ari kuri Imana, uri Imana ifite aho udukuye. Aya masaha turagushimye, turaguhimbaje. Mu bikomere, mu bibabare, mu gahinda, mu maganya menshi twari twuzuye, twari dufite, n'ukuri tubanje kugusaba imbabazi. Tubabare aho tutagenze neza, tubabarire kwivovota kwacu, tubabarire kubona kuri umunyantege nkeya, ariko tumumvishe ijambo ryawe mwami. Turagushimye, 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 turagushimye kubyo twari turi kunyuramo, turagushimye kubw'ububabare twari dufite mwami, turagushimye kubw'agahinda n'intimba twari twuzuye mu mutima, turagushimye ko nta kintu na kimwe kitubaho utabanje kucyemera. Mana uhabwe icyubahiro. Ibyo twari dufite twabuze mwami, turagushimye. Inshuti twari dufite mwami, turagushimye. Ibyo twabuze kubera wowe, turagushimye. Amasezerano dusezeranyije, turagushimye. Aya marira twariraga Mana ashokaga ku mutima no mu matama yacu, turagushimye. Reka ushimwe nyagora ku ngoma, reka uhabwe icyubahiro byiringiro bizima, reka wiheshe icyubahiro. Amashimwe yacu azamuka imbere yawe mwami Yesu, ahinduka umubavu uhumura neza. Imbaraga z'amaraso yawe zidushoboze gukiranuka no kuguma mu mashimwe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ndasengera umuntu wese umvaga ko wamucaye, wumvaga ko nta byiringiro afite mwami. Ijambo ryaravuga ngo aracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Reka uwari urushye, reka uwari uremerewe, reka uwari waratakaje ibyiringiro, reka wumvaga ko wamutaye mwami, reka wumvaga ko yavukiye guherekeza abandi, reka umukure muri uwo mwijima w'icuraburindi, reka umukure muri ako kazitiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka buri wese umwuzuza imbaraga zawe mwami, mwuzuza amashimwe, mwereka ko ejo ari heza. Fungura amaso yabashe kubona, amatwi yabashe kumva, mwongerera imbaraga, mushoboze Yesu. Buri wese umushoboze, buri wese umurengere mu izina ryawe Yesu Kristo. Nasema asante Mungu Baba, pokea sifa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane bene data. Haleluya. Warashoboka ko wari wihebye, byashoboka ko wari wumvaga uby'Imana utazongera no kubisubiramo. Hari abantu mwavuye no mu nsengero mwajyaga musengeramo, nimusubireyo mukorere Imana, muhaguruke muhamye Imana, muhaguruke mushime. Mu cyimbo cyo gusenga usaba, senga ushima. Yesu isengesho rya Yesu ryose yaravuga ngo Imana ndabizi kunyumva, ariko ndagushimye kubw'aba bantu. Imbaraga zo gushima zibomora ibikuta,
zikura muri gereza, zikuraho umubabaro, zikuraho icukiro, zikuraho amakote bakwambitse, zikuraho masike y'icangiro, zikuraho imyuka mibi yose yari gutsikamiye. Acira imbaraga zo gushima Imana, acira imbaraga zo kuramya Imana, acira imbaraga zo kongera kubyuka wiyiriza usenge, acira wa mutima wari ufite mbere ugikizwa, umutima w'urukundo, umutima wo kubabarira, umutima wo kuramya, umutima wo guhimbaza Imana. Ntacyo ufite uheraho. Imana iguha umugisha mwinshi, Imana ikugirire neza. Ndagukunda cyane. Amen.